Reka nongere mbahe ikaze rero, mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu Jerome Muhirwa. Shalom Bashem Elohim Eloheyi ba Yeshua HaMashiach. Maze anachnu kholokhim lilkhot hayom. Tugiye kureba iki? Uyu munsi tugiye kureba umunara wa Babeli. Uyu munara wa Babeli twawubwiwe igihe kirekire, inshuro nyinshi cyane, ariko se uvuze iki? Mbere yo kwinjiramo rero reka nkubwire nti banza ukande like, iyandikishe nawe utarandikisha, subscribe, namwe mwiyandikishije nkambashimiye mbikuye ku mutima kuko binyereka ko munyote ukuri amanywa nijoro. Kamanze rero mbasubize mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo na Muhirwa, ni Imana yawe, Imana yacu twese, kubw'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Nkuko mbikubwiye, tugiye kureba umunara wa Babeli twabwiye igihe kirekire uvuze iki. Reka turebe ikibazo nyamukuru tugomba kwibaza. Nizere ko wakanze like kugira ngo ubutumwa buzane ijambo ry'umwimerere kugira ngo bugere ku bantu benshi cyane. Birakwiye ko niba koko ukunda ukuri ukandaho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Reka turebe rero ikibazo tugomba kwibaza gikomeye. Twese twakuze tubwirwa umunara wa Babeli ko ahubwo bwari nk'ubupfapfa bwa muntu bwo kugerageza ngo arebe ko yagera ku ijuru, ngo barebe ko bari kugeraho Imana iri. Ese koko byari gushoboka ko bageraho Imana iri, cyangwa se ni ibintu twabwiwe ukundi tubeshywa? Mu by'ukuri se iyi nkuru y'umunara wa Babeli isobanuye iki? Abantu ba kera koko mu by'ukuri bumvaga ko bashobora kugerekeranya amatafari bakagera ku ijuru, koko bakagera ku Mana, cyangwa se ahubwo bifite ikindi gisobanuro tutabwiwe? Turebere rero mu bisobanuro bya kera ko babirebaga. Mu Itangiriro 11 abantu baje hamwe bubaka umunara kugira ngo bagere ku ijuru. Ariko kera, mu mateka ya kera, iminara cyane cyane aho bitaga muri Mesopotamiya, ntabwo umunara wasobanuraga uburebure, ahubwo izo nyubako zose bubakaga byagiraga ngo biyunge n'ijuru. Kwiyunga ku ijuru mu buhe buryo? Abigisha b'icyo gihe bumvaga ko bashobora kumanura Imana, uwo munara noneho akaba ari Imana yamanukiramo kugira ngo izisabane n'abantu. Nicyo byasobanuraga. Uwo munara wa Babeli ntabwo yari inyubako gusa, ahubwo bagiraga ngo barebe ko bashobora gukontorora ijuru, noneho baryinjirire, noneho ijuru rigendere ku mahame n'amategeko ya muntu. Niko bibazaga. Bumvaga ko nyine Imana iramutse imanutse bakayikontorora, bashoboraga gutuma wenda gukontorora Imana byashoboka, ariko bumvaga. Reka turebe rero uko Imana yabasubije. Bibiliya itubwira ko Imana yamanutse imanukira muri uwo murwa no muri uwo munara, noneho irawusenya. Bihano bitwereka ko umuntu n'Imana icyo gihe ntago byari kure, umwe n'umwe bari begeranye. Ariko Imana yagombye kumanuka. Kuko Imana yagombye kumanuka, Imana yaramanutse. Bitwereka ko uyu munara ntago wubatswe nko tubyumva mu bwenge bwa muntu kugira ngo ugende ukore ku ijuru. Kuko batubiye umunara wumva ko nawe uribaza, nubwo kera ijuru twumva ko ryari hafi y'isi, ariko uyu munara ntago wari kugenda ngo ugere mu ijuru koko. Ikimana rero yatekerezaga, Imana yari igamije ntago ari uburebure bw'uwo munara, ahubwo ni ukwiyemera no kwiyumva kwa muntu. Uko abantu babyumvaga, ukwiyemeza bari bafite, abantu bashaka gukora izina ryabo, ku bwabo, hatarimo kubaha Imana, hatarimo Imana. Bumvaga ko abantu bashobora gukora ibintu Imana bakayifasha ku ruhande, bagakora ibintu ku bwabo. Niyo mpamvu rero Imana yabasenye, ikabumva uko byagenze. Igisobanuro cyabyo rero, Imana itatanya abantu bagatangira kuvuga muri ziriya ndimi 70, Imana buriya yasenye ubumwe bwabo budafashije. Ubwo bumwe bwabo bwari ubwo kwikorera izina Imana itari muri iyo shusho. Ikibazo rero nyamukuru mu gusenya cyangwa se kubakura umunara ntago yari tekinoloji barafite cyangwa imyubakire yayo, ahubwo byayugirwa Imana no kwigomeka. Nicyo bisobanura umunara wa Babeli. Babeli rero
ikabisobanura none inyota ya muntu yo kugira ngo akontorore ijuru, kugira ngo ategeke ijuru. Bumvaga ko bashobora gukora manipulation, bakamanipira ijuru mu nyungu zabo, noneho ngo ijuru rikamumvira. Nibwo rero gushaka guhindura Imana no kuyisimbura byakomeje muri umunara wa Babeli. Nicyo kintu byari bisobanuye. Kumvaga ko Imana nyine bo bazayimanura noneho bakayikontorora. Uwo munara nta na rimwe wageze uhinguka mu ijuru mu bicu, ahubwo wagaragaje ubwiyemezi n'ubwiyumve bwa muntu bashaka kubaho badafite Imana. Nicyo bisobanuye. Uriya munara wa Babeli usobanuye ko abantu bashatse kubaho ku bwabo badafite Imana, Imana itabarimo, Imana itari kumwe nabo, ngo bumve ko bagomba gukurikiza Imana, bayikunde, bayikurikire n'umutima wabo wose n'ubwenge bwabo bwose n'imbaraga zabo zose. Bumvaga ko bihagije, bashaka kwihaza, ahubwo noneho Imana ikaba ari ijya munsi y'abantu. Nicyo bisobanura umunara wa Babeli. Bumvaga ko bashobora kuyimanura noneho bakayikontorora, Imana ikagendera ku mahame ya muntu n'amategeko ya muntu, ahubwo kugira ngo umuntu agendere ku mahame n'amategeko y'Imana. Nicyo bisobanuye. Kubera iki rero uyu munsi tukibivuga? Ni ukubera iki? Ese koko uriya munara wa Babeli wageze mu ijuru? No, ntabwo wageze mu ijuru kubw'umubiri cyangwa amaso areba, ahubwo byari byo ku mwuka. Bitwereka inyoko muntu, uko umuntu yashakaga guhindura Imana cyangwa ayisimbure mu mitegekere kugira ngo yimike systeme ye n'imiyoborere nk'uko ab'isi uyu munsi bayikora. Uyu munsi rero uriya munara ushobora kuba ugaragara ukundi, arizo matsi ibihugu, ariyo tekinoloji bavuga, cyangwa se n'inyota ya muntu yo gushaka gutegeka isi. Ariko ikibazo kiracyari kimwe. Niyo mpamvu uriya munara wa Babeli uduha isomo rikomeye. Iyo wubatse ibintu kugira ngo wiheshe icyubahiro ubwawe, uwo munara wawe byanze bikunze iteka uragwa. Ubaka ibintu kugira ngo uheshe icyubahiro n'ikuza Imana, maze nawe ugire ubusabane n'Imana, Imana ikwiyereke. Naho ni ubaka ibintu kugira ngo wigaragaze ubwawe, uwo munara wawe ushaka guhinyuza Imana, bizasenyuka. Ni ukuvuga rero ngo kwiyunga n'ijuru bya nyabyo ntago biva mu matafari umuntu agerekeranya, ahubwo biva ku buntu bw'Imana. Iyo Imana ije ikakwiyereka, nawe ukayakira mu mutima wawe, maze ukayikorera mu bwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, kugira ngo ube urumuri rw'abantu b'Imana, ubere Imana urumuri ku bantu bayo. Uwo ni wo munara dushaka. Umunara dushaka hano ku ijambo ry'umwimerere, nuko twasangira ijambo, nawe ugasangiza abandi ijambo, noneho uwo munara tukawubaka turi munsi y'Imana, duca bugufi, kugira ngo dushake mu maso y'Imana kandi dukora ugushaka kw'Imana. Naho iminara yindi tuzubaka y'ibintu bitarimo Imana, iyo minara izasenyuka. Reka rero twubaka umunara wacu w'ijambo, ijambo ry'umwimerere, rya jambo rizagera ku Uwiteka kugira ngo Imana itwigaragarize, itwiyereke, maze abantu benshi bave mu buyobe baze mu kuri, dushaka ukuri tunyotewe amanywa n'ijoro, maze koko natwe tuzavuga tuti dore twatumye abantu bamenya Imana, abantu bagaruka ku Mana. Aho twabanye rero nkamba shimiye, naho utarakora subscribe, kandaho like, nanone nongere nkubwire ni kandaho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Ahasigaye nkamba shimiye, Imana ikomeze barinde. Shalom, toda raba, tov beyo.